Yes, nanone nongeye guhereza ikaze nanagusuhuza wowe udukurikirana mu biganiro byinshi cyane bya buri munsi bigiye bitandukanye. Ni byinshi cyane biri kuvugwa rero hanze aha ngaha, cyane cyane mu myidagaduro ndetse no muri siporo muri rusange, usibye ko nyine n'amakipe ari kugenda yitegura shampiyona y'ubutaha, cyane mu kugura abakinnyi ndetse no mu guhaha nyine biturutse mu bukungu ikipe ifite ubwayo. Ni byinshi cyane rero biri kugenda bivugwa cyane cyane rero mu makipe akuze hano mu gihugu cy'u Rwanda, usibye ko yose aba ari ngombwa nyine kuyavuga, tumenye ibiri kuvugwamo, tumenye n'ibirimo. Ariko uyu mwanya ndaje ngo turebere hamwe nyine umunsi wa Rio Day basanzwe bavuga, nyine bakunze kuvuga ngo ni Rio Day nk'ibisanzwe. Nibyo rero bakunze kugenda nyine bagaragaza, bakomeza kugenda bavuga ati ese ko uyu munsi wa Rio Day ukunda kubaho, mbese nyine banawise igikundiro nk'ibisanzwe, biba bigamije iki, biba bimeze ute? Turebe n'uburyo nyine bahisemo kuwushyira muri stade Amahoro. Ubu ngubu tuvugana nibwo nyine bafashe umwanzuro wo kuba ino match bayishyira muri stade Amahoro, mbese akaba ariho nyine izabera nk'ibisanzwe. Rero nta kindi ugusabe ni ugukanda subscribe ahandi noneho ukareba video yacu ukamenya nyine uburyo bimeze, ugasobanukirwa byinshi cyane kuri iyi video. Bidasubirwaho, ikipe ya Rayon Sport yatangaje ko Lion Sport Day 2025 izaba tariki ya 15 Kanama muri stade Amahoro, mbese nyine ariho izabera, ari naho ibirori bizaba biri nk'ibisanzwe. Buri mwaka iyi kipe yambarira ubururu n'umweru itegura umunsi wihariye uhuza abakunzi bayo, ikanakina umukino mpuzamahanga wa gishuti, mbese nyine wa mukino ubahereza statistique ziza kugaragaza nyine abakinnyi uburyo bimeze n'uburyo nyine bifashe mu bijyanye nyine no kubategura ndetse no gushyiraho nyine ibijyanye no kumenya uburyo abakinnyi bahagaze muri rusange. Kuwa gatandatu tariki ya 19 Nyakanga nibwo Lion Sport yamenyeshejwe ko yemerewe gukorera umunsi w'igikundiro muri stade Amahoro nk'ibisanzwe, mu bijyanye nyine no kubemera ndetse no kubahereza igisubizo cya nyuma cy'uko uyu munsi ugomba gusereburirwa muri stade Amahoro. Kuri uwo munsi uzaba tariki ya 15 Kanama, iyi kipe izakina na Young Africans yo muri Tanzania mu mukino wa gishuti wiswe uw'amatsinda, cyangwa se muri ya mikino nyine y'amatsinda ya gishuti muri rusange. Amakipe yombi yari mu itsinda rimwe ubwo Lion Sport iheruka kugera nyine muri kimwe cya kane cya CAF Confederation Cup mu mwaka w'2018, ubwo nyine yari iheruka kugera muri kimwe cya kane, nibwo aya makipe yari ari mu itsinda rimwe. Biteganyijwe ko Lion Sport izatangira kugurisha amatike y'uyu mukino kuwa mbere tariki 21 Nyakanga umwaka w'2025, ubwo nyine mbese akaba ariho bazahita batangira nyine gukora ibyo ngibyo. Aho ukomeza kugenda usanga nyine aya makipe aho yiteguye byimbitse, mbese aba ameze neza nyine mu bijyanye no kwitegura amarushanwa ndetse no kwitegura nyine imikino igiye itandukanye na sezo nyine ziza mu bijyanye nyine no gutangira umwaka mushya w'imikino. Murabizi rero ikipe ya Rayon Sport yagize ibihe bibi mu bijyanye no kuba yatwara ibikombe, mu bijyanye no kuba yakegukana nyine igikombe muri rusange, ntiyagira amahirwe yo kuba yatwara igikombe, ariko nyine uyu mwaka yagarukanye nyine intego nshya, cyane cyane ko yakomeje kugenda igaragaza ko nyine ibi byose bizagaragarira muri stade, banagaragaza nyine uburyo uyu mwaka w'imikino uzaba umeze. Kuri uyu munsi w'ibirori by'abakunzi ba Lion Sport herekanwa abakinnyi n'abatoza ikipe izakoresha mu mwaka w'imikino uba ugiye gutangira, abafatanyabikorwa n'imyambaro mishya, mbese nyine ni ibijyanye n'imyambaro ikoreshwa muri stade, yaba mu gukina yaba mu guhabwa kw'abafana, mbese n'abatoza n'abakinnyi bashyashya. Ibyo byose nyine barabyerekana hagamijwe nyine kuzamura ndetse no gushyiraho urwego rushya rw'ikipe muri rusange. Ngibyo rero bakomeza kugenda nyine banagaragaza uburyo ibirori bizaba biteguye, bagaragaza uburyo byose bigomba gufatwa, mbese bikanakorwa neza. Ni ibirori bimaze kuba umuco muri gikundiro, kuko bigiye kuba ku nshuro ya 8 yikurikiranya, ikaba iya gatandatu muri rusange kuva mu mwaka w'2019.
nibwo rero nyine hakomeza kugenda hagaragazwa ibijyanye no kugaragaza nyine igikundiro, mbese bakagaragaza nyine n'uburyo amakipe ikipe yabo ibiteguye, bakagaragaza n'uburyo nyine bazitwararika mu bijyanye na shampiyona, mu bijyanye no mu gikombe nyine, no mu bikombe bindi bagiye guharanira muri rusange. Nguko rero nyine bakomeza kugenda bagaragaza ibyo ari byo, bakomeza kugenda bagaragaza nyine uburyo bizaba bimeze n'uburyo bazabyitwararikamo, byose bakomeje kugenda babishyira hanze. Yes, rero nyine ikipe ya Rayon Sport rwose ubu ngubu twavuga ko imeze neza cyane na Jiru yura musore ngo ni Olivier Gishweka, nawe wari wakomeje kugenda nyine kwizera Olivier Gishweka, wari wakomeje kugenda wigaragaza mu bijyanye no kuba yasinyira ikipe ya Rayon Sport. Gusa mu minsi ishize nyine nibwo bari banasohoye itangazo rivuga ko ibi ngibi bigiye kuba byaba nyine akayisinyira nk'ubusanzwe. Ubuyobozi bwa Rayon Sport buteganya ko n'uyu mwaka umunsi w'igikundiro uzabanzirizwa na Rayon Week izaberamo ibikorwa bitandukanye birimo indi mikino ya gishuti ndetse nyine n'ibindi bigiye bitandukanye, cyane ko nyine ikipe ishaka kwigaragaza ubwayo, ikagaragaza n'ibyaba byose nyine kugira ngo habeho nyine kumenyekanisha amakipe yaba iya mbere yaba n'iya kabiri muri rusange, cyane ko abakomeza kugenda bagera kuri stade nyine ahakorerwa imyitozo cyangwa se stade ahabera nyine imyitozo muri rusange, bakomeza kugenda babona nyine bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko ikipe ya Rayon Sport imeze neza, mbese nyine mu kuba imeze neza yiteguye no gutsinda, mbese igatwara n'ibikombe muri rusange. Nguko rero bakomeje kugenda bagaragaza, Rayon Sport ikomeza kugenda igaragaza ibyayo kugira ngo hamenyekane igishya, hamenyekane nyine icyatuma ikipe imera neza. Iyi kipe kandi ivuga ko ari igikorwa kizajyana no kwibutsa abafana gahunda yiswe ubururu bwacu agaciro kacu, mbese nyine ni gahunda y'ubururu muri rusange, uburyo nyine ubururu bugomba guhabwa agaciro aho buri hose ndetse n'aho buri mureye wese ubwambaye aherereye, cyane ko hari n'abandi bakunzi b'amakipe agiye atandukanye bambara iyi vareze Rayon Sport kugira ngo bagaragare neza nyine, mbese aba ari ibyiyumviro biba byabajemo kugira ngo nyine baba babikora. Icyumweru cya mbere cy'iyi gahunda cyarangiye ku wa 16 Nyakanga mu mwaka w'2025, cyasize abakunzi ba Rayon Sport bamaze gutanga asaga miliyoni 18 z'amafaranga y'u Rwanda nyine, cyane ko baba bari no gukanda akanyenyeri. Nawe utaragakanda rwose ukurikira Rayon Sport urategerejwe, mbese nyine unahawe ikaze mu kuba wakanda akanyenyeri nk'ibisanzwe. Reka nkubwire ukomeze ugire byiza, ngusabe gukanda subscribe nk'ibisanzwe, nakomeza kukubwira ko nyine n'ubundi ukiri kuri ya YouTube channel Lord Entertainment, cyane mboneraho no gushimira nyine abakanze subscribe, dore ko ari igikorwa cyiza ku bakunzi ba Lord Entertainment, dukomeza kugira tuzamurana nyine kugira ngo twubake umuryango mugari wa Lord Entertainment nk'ibisanzwe. N'ubundi ni ya gahunda yo kubaka umuryango mugari wa Lord Entertainment. Reka nkubwire ukomeze ugire byiza, gusa gukanda subscribe, ndaje dukomeze mu kandi n'ibindi byinshi cyane twabateguriye, cyane ko nyine tudahumbya cyangwa se ngo duhumeke neza iyo twumva nta kigeranyo mufite nyine muri kumva, cyangwa se iyo tubona nyine nta cyegeranyo mufite muri gukurikirana kiri update for update. Ibyo byose nyine tugenda tubigerageza kugira ngo mubashe guhabwa ndetse mubashe no kumenya nyine uburyo yaba mu myidagaduro, yaba muri siporo, yaba no mu bindi byinshi cyane bigiye bitandukanye, tubanze tumenye nyine uburyo byifashe n'uburyo bimeze muri rusange. Nguko nyine ibyo byose aba ari ingenzi, mbese aba ari igisubizo cyiza kuri buri wese ukeneye kubyumva no kubikurikirana. Reka nkubwire ukomeze ugire byiza, gusa gukanda subscribe. Ciao.